N'amakuru ashimishije yagiye ashimisha abagiye batandukanye bose bo hirya no hino mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mbese ni ayahe makuru yongeye gushimisha abagiye batandukanye? Murabizi rero mu minsi yashize hariya mu karere ka Kayonza hari umutwe w'abagizi ba nabi biyise Wazalendo birirwaga bakora ibikorwa biteye ubwoba maze abaturage bakarara barira bitewe n'ibyo uyu mutwe wiyise Wazalendo wabakoreraga, kuko warababangamiraga cyane, bamwe bagakubitwa abandi bagaterwa ibyuma. Rero uyu mutwe wiyise Wazalendo waje gufatwa na polisi y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, maze abaturage bongera gukurira ingofero polisi yacu y'u Rwanda. Ese baba bafashwe gute? Ese ni gute polisi y'u Rwanda yakoze operasiyo kugira ngo nyine ifate bano biyise uyu mutwe wa Wazalendo? Byinshi rero urimo uragenda wibaza nibyo tuje kugenda tubasobanurira muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Reka rero twihuse dutangire n'iyi nkuru yacu twabateguriye. Abantu barenga 40 bari barigise Wazalendo bamaze gutabwa muri yombi na polisi yacu y'u Rwanda nyuma yo guhungabanya umutekano w'abaturage bo mu mirenge wa Rukara, mu tugari tubiri ari two Kawangire ndetse na Rwimishinya, twose two mu karere ka Kayonza. Aba bantu rero bikekwa ko bagendaga bitwaje intwaro gakondo zirimo imihoro, bagatema abaturage ndetse bakishora mu mirima y'abaturage ku ngufu, bakayicukuramo bashaka amasegereti. Ikibazo rero cy'iryo tsinda ry'abagizi ba nabi cyagaragajwe n'abaturage, aho bavugaga ko batagihumeka kubera izo soresore, dore ko uwatangaga amakuru yazo ku nzego z'umutekano yagirirwaga nabi nazo. Nyuma y'icyo kibazo rero inzego z'umutekano zirimo polisi y'u Rwanda zakoze umukwabu, nuko maze muri izo soresore hafatwamo abagera kuri 40, abandi bafatanyaga nabo baracika baratoroka, ariko kuri ubu nabo barimo barashakishwa na polisi yacu y'u Rwanda. Ibi kandi byaje kwemezwa n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, SP Twizeyimana, wavuze ko aba bacukuraga amabuye y'agaciro mu kirombe cya Kopanyi yari yarafunzwe bamaze igihe bavuye kuyacukura bagahungabanya umutekano w'abaturage. Kugeza ubu hariho igikorwa cyo gushakisha abo kandi baturutse kugira ngo baryozwe amabi bakoreye abaturage, nk'uko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba yabitangarije itangazamakuru. Polisi kandi irasaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo ibibazo nk'ibi by'umutekano muke bikemurwe hakiri kare, kuko nyine bano baturage birirwaga babangamirwa n'izo soresore zigise Wazalendo. Rero mu busanzwe n'ubundi uyu mutwe witwa Wazalendo ukunze kumvikana cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe rero urwanya umutwe wa M23. Ni umutwe ushyigikiwe na leta ya Kongo. Rero murabizi ibikorwa bibi ikora muri Kongo. Rero kumva ko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda harimo umutwe wiyise Wazalendo, none twatekereza ibyo umutwe wa Wazalendo ukorera abanyekongo, tukumva nyine ni ibintu bibabaje, ni ibintu biba bigayitse kumva abantu bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda basobanutse biyita uyu mutwe. Rero niyo mpamvu bano bantu bakekwaho iki cyaha bagomba gufatwa kugira ngo nyine bajye kuryozwa ayo mbabi bagiye bakorera aba baturage. Rero iyi nkuru ikimara gusohoka, abaturage benshi cyane bongeye gukurira ingofero polisi yacu y'u Rwanda, maze harimo nk'uwatanze igitekerezo agira ati ni ukuri kw'Imana njyewe birashimishije kumva bano bantu batawe muri yombi. Ati njyewe uzi ko nakoraga akazi ariko nkataha nakarangije kubera nyine kugira ubwoba zizi soresore. Ari nk'uwagize ati njyewe bari barandimburiye insina zanjye kugira ngo bashakemo ayo mabuye. Hari n'undi wagize ati njyewe ishyamba ryanjye bari bararimaze. Ati rwose polisi yacu y'u Rwanda rwose ikwiye rwose kuyikurira ingofero bitewe
bitewe n'ibintu byiza cyane yakoze, ati rwose kuba yadukijije bano bantu birirwaga batubuza umudendezo, ati rwose yakoze igikorwa cyiza cyane. Nabo wagize ati bano bantu bafashwe nibagende babafunge kwa kundi ngo bagenda bakahita bafungura, ati iwapi ibyo ntabyo dushaka kuko noneho bagarutse batugirira nabi cyane, bagombe bagende bahanwe byihanukire kuko ibyo badukoreraga natwe ntabwo byabaga bidushimishije. Ni ibitekerezo byinshi rero abaturage batuye muri kano karere ka Kayonza ndetse no muri tuno tugari bano bantu bahohoteragamo abaturage, harimo akitwa Kawangire ndetse na Rwimishinya, niho rero bano baturage bahohoterwaga n'izo suresure ziyise Wazalendo. Reka rero dusoreze hano n'aya makuru yacu, ubwo nyine turakomeza dukurikirane byinshi kuri iyi nkuru, nihagira icyo tumenya niba koko bano bantu baturutse nabo bafashwe, ibyo nabyo turaza kubigarukaho mu makuru yacu tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Murumva ko bano bantu bari benshi cyane, niba hamaze gufatwa abantu 40 harimo n'abandi baturutse, urumva koko ku bano bantu bari benshi. Reka rero tukomeze tubashimire mu makuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Imana yo mu ijuru ikomeze ibane namwe.